Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Nindirimbo iyo uyumvise uri umukatolike itukora n'ikimenyetso cy'umusaraba. Sibyo sibyo babyeyi ni indirimbo yubaha. Nukuvuga ngo iyo abantu barimo kwiririmba bose bagira haraho bagira bagafatana ibiganza gutya. Sibyo bagafatana ukabona bari mu ijuru. Ukabona ni indirimbo navuga ko muri kiliziya isa naho iri mu zihagarara izindi. Uburyo ubona abantu bahise bahuriza hamwe bagafatana mu biganza sinzi muratubwira. Mumuraza hari gushyira telefone muri silencieux kugira ngo hatagira abantu baza baduhamagara noneho ugasanga hajemo ijwi rivuga nabi. Noneho rero muraho yego turaho neza turaho. Twishimiye kubakira rero nk'umuryango wa Iyamuremye Solve. Murakoze cyane. Muraho turaho nukuri turacyaraho. Ni kenshi nigize nifuje ko nahora n'umuryango wanyu ntibyahita binkundira ariko uyu munsi nishimiye ko bibaye. Muratwibwira Martanya mutwibwira. Yego jewe nitwa Bernadette Batakariza. Batakariza abwo nakana bavugaga. None se iyo bita akana izina kaba kakiri gatoya mu Batakariza bagahoze mbese ntibakarize bakihorere mbese. Ariko twese twavuze turi dutoya n'ubundi ni hahandi n'undi wari we wese yari kuba ari gatoya nta kibazo. Yego jewe rero nkabandi umwana wa Solve Iyamuremye. Umwana wa gatandatu. Umwana wa gatandatu mu bana 10. Yabyaye abana 10. Yari yarabyaye abana 10. Ni hafi Yakobo. Harabura babiri. Ubwo rero tugeze nanone ku wundi muntu. Urakoze. Yego. Nitwa Josephine Munyeri. Ya nanjye ndi umwana wa Solve Iyamuremye. Ndi wa 8. Uvuze uru wakangayo? Yewe ndi wa 6. Uru wakawa 8. Nukuvuga mu rutabigezaho. Iyo ndamuruta cyane nabarabizi. Uyu mugabo se? Murakoze. Nitwa Bruce Higiro Munyandamutsa. Nkaba ndi umwuzukuru wa Solve Iyamuremye. Mama wawe ni uwuhe muraba? N'uyu Batakariza. Okay. Ndabashimiye cyane. Uyu munsi ndagira ngo tuzirikane inganzo ya Iyamuremye Solve. No munsi wahariye uyu muhanzi akazi gakomeye yakoreye umuryango nyarwanda, yakoreye societe. Ubwo ni twashizo no munsi kubera we. Tugitangira bivuze iki gufata umunsi tukawuha umuhanzi tukazirikana inganzo ye? Bivuze iki bimaze iki? Mumva ari iki bizatanga? Wenda munkundiye nasaba ikintu gitoya. Yego. Ubu ngubu turacyari no mu minsi 100 yo kwibuka abanyarwanda benshi jenoside yahitanye. Yego. Uyu musaza rero uyu muhanzi Solve Iyamuremye nawe yagiye muri abo ngaho. Ajyana n'abandi benshi. Kandi hari abantu baduteze amatwi bari bamuzi, abandi bamwumvise, abandi babanye, banakoranye no muri ubwo buzima bw'ubuhanzi bw'uburirimbyi.
none rero niba ntishe gahunda ndagira ngo dufatanye n'abantu baduteze amatwi tumare wenda nk'umunota tumwibukana n'abandi benshi bagiye, hari n'abandi bahanzi n'ibihangano wenda byajyanye nabo tutazigera tumenya, ariko twibuke tumwibuke Muzehe Solve Iyamuremye, abamumenye n'abatabumenye tumwibukane n'abandi bagiye bazira ubusa, bazira uko baremwe, kandi kikaba mu by'ukuri hari ukuntu cyabaye igihombo ku nzego zitandukanye. Ndagira ngo ubwo icyo ashatse kuvuga dufate amasegonda make ducecetse, twese duteze amatwi Kate Radio, tuzirikane aba ba nyiringanzo bose bapfuye mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Yego, hari ikibazo wari ubajije numva ntakikibuka. Uzikibagirwa? Imise nyibagirwa. Nahise njya mu mwuka wundi mpita mbyibagirwa. Brice arakibuka? Ndumva nyibuka. Yarabajije ngo bivuze iki kuba habaho guharira umunsi umuhanzi cyangwa nyiringanzo. Yego. Tukamuharira umunsi we. Bivuze iki cyangwa bizamara iki? Bona bizamara iki? Niwe mukuru ahangaha jewe, ariko turanunganirana, turanuzuzanya. Yego, impamvu rero ntekereza ko umuhanzi akwiye gufatirwa umwanya akibukwa, nuko inganzo ni ikintu umuntu aba yihariye. Umuntu aba hari inganzo yihariye ubwe, ku buryo hajya habaho igihe cyo kumwumvana n'abandi, ariko habaho n'igihe cyo kuvuga ngo ariko uyu muntu reka tumwibuke n'umwihariko we. Se yari afite uwuhe mwihariko mu buhanzi bwe? Impamvu wamwita nyiringanzo ni iyihe nganzo? Ni ikihe cy'umwihariko yari afite? Ni ikihe cy'umwihariko umuntu yamwigiraho? Mbese umwihariko we. Kandi buri umuhanzi wese kubera ko aba afite umwihariko we, ni byiza ko kusa naho ari wo uhanze amaso muri uwo munsi, muri uwo mwanya, noneho ukafata ibyinshi bishoboka umwigiyeho ukabyibikamo. Yego. Nka gutyo. Sinzi niba hari indi nyunganizi twabona batubwira, ariko ibyo avuga nibyo. Hari no gutuma umuhanzi adapfa. No gutuma atibagirana, kuko aba yarakoze ibintu bitanga ubutumwa bukomeye mu bantu. Rimwe na rimwe usanga n'abantu baba bafite n'amatsiko, kavuga atari ku muntu kuko wavugaga ibintu nk'ibyo bihambaye, uwo muntu yari ameze ati. Ugasanga urifuza kumva umuntu wagiraga ibintu bigeze kure, bivuye ku mutima, ukamwibazaho. Birakwiye rero ko hagira igihe cyo kubivuga, hakagira abantu bamuzi bakakubwira bati uwo muntu rero ibyo bintu ukuntu byazaga, yari umuntu uteye utya, yari ameze utya, bikamara abantu amatsiko, ariko kandi bikanabubakamo, kuko hari ikintu baba bashaka, ari isoko iba yari imurimo, n'abandi baba bumva bashaka kuvoma. Ikintu gikomeye cyane. Ni benshi koko mu batoya bagomba kwigira kuri aba bagiye batubanziriza n'ibyo by'ukuri. Reka noneho ubundi umuryango wa Solve Iyamuremye, ubwo ndahita nibaza aho yavukaga kugira ngo nutwinje mu kiganiro. Yavukiye hehe? Yavutse muhe mwaka harya? Yavukiye he?
ubwo ndashaka kuhita menya aho mwaturutse namwe kugira ngo noneho hari umuntu yagira ngo wenda niho yaranatuye kugira ngo n'umuntu mukuru turaza nubwo turi muri iki kiganiro nanone hari umukuru muri mwebwe nawe turaba turi kumwe mu kiganiro nubwo atarahangaha aratwunganira mutuye hehe? Ntabwo dutuye hamwe, mutuye hatandukanye. Dutuye hatandukanye. Jewe ntuye Ikibagabaga mu karere ka Gasabo. Yego. Hanyuma rero jewe ntuye ku Kacyiru. Kacyiru rwose hariya mu karere ka Gasabo. Na Brise nanjye ni Kibagabaga. Kibagabaga. Hanyuma rero twababwiye ko jewe nari wa gatandatu, uyu yari uwa munani, hari rero uwa kane. Uwa kane ubwo niwe mukuru muri mwe? Niwe mukuru muri twe, ntabwo twabashije kubana kubera yuko hari ukuntu nyine aho hantu twakuriye twaremwemo ikintu cyo gushaka Imana. Havamo umwe rero muri twebwe aravuga ati ndayiyeguriye, uba ahantu aba naho nyine ntasohoka, ni muri gahunda yo kwiha Imana, ariko tubasha kuvugana nawe. Twaravuganye, iyi gahunda yarayizi, hari n'ibibazo bimwe ashobora kuzuza. Wareka tumuha umwanya nawe adusubize, ubundi nk'umuntu mukuru niwe ugomba tugomba no kumuha n'umwanya akatubwira Solve Iyamuremye. Reka tumubaze ni mwene ndi, turagira ngo tubwire Solve Iyamuremye amavu n'amavuko mbese aya. KT Radio. KT Radio. Real talk, great music. Solve Iyamuremye ni data utubyara. Umuhanzi Solve Iyamuremye ni mwene Amos Ngamije na nyina Nyirantibariho, bakaba ari abo mu ba mbere na mbere bakiriye inkuru nziza abapadiri bakigera muri paruwasi ya Mibirizi. Bakiriye iyo nkuru nziza kugeza aho imiryango yabo ibamenesha, kuko bari barabaye ibisome ngo by'abazungu bakarya Ukaristiya kandi ntibakora imihango y'idini ya gakondo. Abo babyeyi rero umwe yari mubyara wundi. Igihe cyo kujya gutangira kwigisha Nyamasheke bajyanye n'abapadiri ba mbere, bagiyeyo nk'abamisiyoneri abogeza butumwa. Nyamasheke ni paruwasi yabyawe na Mibirizi. Nyamasheke imaze gukomera, nanone bahagurukanye n'abapadiri bajyana ubutumwa muri paruwasi ya Shangi. Aho rero Ishangi niho Solve Iyamuremye yavukiye, ahitwa mu Igabiro. Bahabyariye n'umukobwa witwaga Gata, bahavukiye ari babiri. Ibyo byose mbivuze kugira ngo mumenye impamvu atavukiye Mibirizi kandi ari uwabo w'umuryango we, ntavukire Nyamasheke kandi ariho dutuye. Paruwasi ya Shangi imaze gukomera, abapadiri bamuhitishijemo umubyeyi we, birumvikana aho ngo ashavuge aho yifuza kuzasazira. Amosi ahitamo gusazira Nyamasheke ngo kuko ariho yatanze imbaraga ze z'ubuto bwose. Se yapfuye hakiri kare, yapfuye muri 44. Nyina Febroniya muri 91 nibwo yapfuye. Bamubaraga ku myaka 86, ariko agomba kuba yarayirengeje kuko igihe bandikaga imyaka baragereranyaga gusa. Ariko muri icyo gihe nko muri 70 cyangwa se 68 n'icyenda gutyo, yari akijya mu misa agatera indirimbo zo mu kiliziya, akayobora misa kugeza irangiye. Ubwo rero Solve Iyamuremye yavukanye n'abavandimwe, abakobwa 5 n'abandi bahungu 3. Babiri bari bakuru be, undi umwe yari murumuna we.
abakobwa ba mbere bavukiye Nyamasheke mbere yo ku Gishangi, we n'uwitwa Gata bavukira Ishangi, abandi bakurikiyeho bose bavugiye Nyamasheke bagarutse Nyamasheke. Ubwo nabatakariza nyine wavukiye he Nyamasheke? Reka aravuga abo kwa Soro. Ubwo none ngo ngiye mbiteranye n'abana. Aravuga abavandimwe be, yavuga abavandimwe be y'amavuko. Yego. Yewe. Noneho reka ndagira ngo nawe dufashe duhere Sorove mu byuzi. Yego. Duhere mu bwana. Amashuri yize tuyaherekeze noneho. Yego. Aho yize. Yego, Sorove Iyamuremye rero yagize umugisha nyine wo kwiga mu gihe cye. Yarize haraminuza mu gihe cye, reka mbe ariko mvuga. Amashuri abanza nyine yayigiye aho ngaho i Nyamasheke. Rero bigaga amashuri kugeza nko mu wa 5, mu wa 6 ukaba bitegura kujya mu nterina. Yego. Hanyuma rero ubwo papa yari umuhanga cyane mu by'ukuri, ajya gukomereza kwiga seminari ntoya Kabgayi, ni seminari yize mbese. Ariko arangije seminari ntoya akomereza seminari nkuru yo mu Nyakibanda, kubera yuko yari yiteguye kuba padiri. Wenda n'ukuri donc kuba padiri wari umuhamagaro we. Yewe ntabwo wari n'umuhamagaro we, ahubwo wari umuhamagaro wa se, kuko nese nicyo yifuzaga. Urabona icyo gihe baherekezaga abapadiri kwamamaza ivanjiri. Ubundi twumvise batubwira ko sogokuru yicujije rwose, akavuga ati ibi bintu kuki bitaje mbere, ko jye nari kuba padiri. Jye nari kuba padiri, sinari kujya mu bintu byo gushaka rwose. Kubw'ibyo rero ngomba kuzabyara padiri. Nuko byagenze. Hanyuma rero buriya nuko atabivuze mukuru wanjye, ni byinshi, biba ari byinshi, ariko ntabwo papa yigeze ashobora kubana nabo bavandimwe be b'abahungu, kubera ko iyo bajyaga kwiga baragendaga bakaguma iyo ngiyo bakazarirangiza, bakazamara imyaka nk'itandatu, bakazabona gutaha, bakajya bamubwira umuhungu yaravutse, umuhungu yarapfuye, mbese ntiyabamenye. Ubwo rero biba ngombwa rero ko papa aba padiri. Byari ikintu umuryango wemeye, nubwo yari ikinege cy'umuhungu, ariko yari afite bashiki be nk'uko mwabyumvise. Ariko ubwo bibyo nyine cyaje rero kubicamo ntabe padiri. Byagenze gute umuntu ahita agira amatsiko? Umuntu ahita agira amatsiko. Ubu waravutse rega mayi. Umba nicaranye nande? Suko si. Uyu maseri umaze kutubwira ibi ngibi. Ubu ntabatubwiye. Urumva koko. Mu by'ukuri ahubwo nishimwe ku Mana yarakoze. Uko byagenze rero nuko sogokuru yaje gupfa akiri na muto. Yapfuye akiri muto, atabonye umupadiri mu rugo rwe. Atabonye padiri, ariko nyine yamusize mu seminari nkuru. Ariko kubera ko noneho ise yarapfuye, nawe ari ikinege, biboneka ko ibyo ari byo byose umuryango udakwiye gucika. Ariko ubwo nyine urabona ko Imana yarebaga kure, kabona tuzaba twicaranye na Beni hano. Yego. Umuzehe natahe, ubundi rero uyu areke kuba padiri. Gusa Imana ntiyakoze. Nukuri. Nubwo kandi Imana yabonye ko mu mutima rwose icyo bagambiriye bagikoze, ariko ko dukwiye no kubaho. Yaje gushaka ryari? Yego. Mubyibuka gushinga urugo? Yaje gushinga urugo. Ubwo waravuze amashuri ya nyuma na yahe? Ni seminari yo mu Nyakibanda. Ni hariya yize. Ni hariya yize, ararangiza, urumva yarize, agera muri filozofi, ajya kuba umudiyakoni. Yaragiye kuba padiri. Habura gato. Umva. Ndikumva imbarutso yatumye noneho atabaho. Nuko byagenze. Ariko nta gihombo kirimo. Umubyeyi wanyu yavukaga hehe? Mise nibaza aho bahuri. Aho bahuriye na mama wanyu. Mama ntago bose ni mu karere ka Nyamasheke ubu ngubu. Nawe niho avuka rwose. Niho yavukaga.
warumbajije rero igihe bashakanye na mere mubyeyi we nuvuga umugore wa Solve mubyeyi wanyu bose barajyanye barajyanye rwose barajyanye nabo bana 10 twavugaga ubwo nyine dusigaye ukunguku hamwe n'uwo ngo muri abakobwa batatu nabo ngabo ari na murumuna wacu umwe utashoboye kuza nuko tumeze abandi barajyanye bose Solve rero abyaye abana bangahe 10 harimo abahungu bangahe n'abakobwa harimo abahungu 4 n'abakobwa 6 musigara muri abakobwa batatu gusa abandi bose bane basigaye turi abakobwa 4 abandi baragendera umunsi umwe na nyina na nyina wabo na ba nyirasenge ngayo ngo ariko nibyo byabaye mu Rwanda biteye agahinda birababaje ariko nyine byarabaye kuri ubwo twe tuvuze ko bashinze urugo mu mwaka muri 45 yaravuye mu Nyakibanda yasubiye Inyamasheke gutura iwabo cyangwa yasubiye Inyamasheke rwabo barusinga Inyamasheke ni Inyamasheke rwose nuko niho mwavukiye niho twavukiye hari abagiye bavukira ahantu hatandukanye nk'uyu we yavukiye ahatari Nyamasheke jewe navukiye Ishangi mu bitaro byo mu Bushenge mbese hari n'abandi baravukiye I Kigali ubwo ndi kugira ngo tujyane ku kazi yaba yarakoze tujye ku kazi yaba yarakoze katumye apfa yaratuye Nyamasheke cyangwa yaratuye Kigali yari yarasubiye Nyamasheke ariko ni Kigali yarahabaye yatuye Kigali rwose ku Gitega n'Inyamirambo ndagira ngo twumve urwo rugendo noneho rwo kuza gutura Kigali rwa Solve kuza gutura Kigali rero kimwe n'abandi banyarwanda yagize igihe cyo guhunga abimpunzi nawe hanyuma ariko biza kuba ngombwa yuko aragaruka yabaye mu nzi ryari muri 60 muri kera none se nibibuka ko habayo korayo guhunga y'amateka nyuma y'itanu n'icyenda muri ibyo bihe biterwa n'amezi bahungiyemo muri ibyo bihe nuko aza kugaruka rero agarutse rero yagarutse I Kigali yahungiye Burundi Uganda muri Kongo I Bukavu niho yabaga kuko urumva ni naho hegereye u Rwanda niho hegereye aho twari dutuye aho ngaho Nyamasheke hanyuma rero biza gushoboka agaruka mu Rwanda urabona abantu iyo bahunze igihugu cyawe ntabwo kikuvamo iyo bishoboye kugisubiramo ibyo ari byo byose wumva ari umugisha nubwo hari igihe abo bitagiye bikundira bikanga na nyuma ya byose benshi bakaza kugaruka bikaba byarabaye umugisha akagaruka mu gihugu cyabo we yari yaraje rero mbere nuko agira umugisha wo kubona akazi yakoze muri Radio Rwanda yakoze muri Radio Rwanda akora iki abasaza wenda baba bakiriho bo muri ibyo bihe yanimaga igitaramo muri ibyo bihe nibuka ko najyaga nasigaye mu rugo numva ku karadiyo nkumva ijwi rye ndakana gatoya nkazajya numva rimwe na rimwe hakaba igihe aryamye nkanumva ari no kuvugira muri radio nkashaka ko asobanurira ibyo bintu ukuntu aryamye kandi akaba ari no muri iyo radio nkajya nzenguruka nkareba nkasuzuma muri radio ngo ndebe ko nabona ukuntu arimo avugira muri radio ariko rero urabizi ko ni tekinike igoye gusobanura nawe ntiyarashoboye kubinsobanurira nyine ntibikunda ariko yakoraga muri Radio Rwanda yanayoboye fonoteke abantu benshi sinzi ko bamenye icyo bivuga fonoteke ni ahantu urabona ni ahantu babika bana nyagasani babika yewe nka diskoteke abantu bamenya diskoteke nabyo ntibabimenya abantu benshi ntabwo baza amadiske ariko ni nk'ububiko nk'iyi radio ikaba ifite ahantu babika amajwi ariko noneho atari nk'ubu ngubu amajwi ntabwo akiba ku bintu bifatika
mbere rero byabaga biri ku bintu bimeze nk'ibiziga bizengurukaho bakajya babishyira bakabibika rero yitwaga fonoteke n'ejo bundi rwose fonoteke yari igihari kuri radiyo Rwanda Brice ntayazi ariko habagaho nyine ibintu by'ibiziga bigiye bifite ibintu by'ibidodo bimeze ariko kasete zo barazibuka nk'ibikasete binini ariko by'ibiziga noneho bakabibika rero biriho indirimbo biriho ibiganiro byinshi cyane niyo mpamvu ngira ngo ibintu byaranatakaye byinshi ntibashoboye kubishyira mu mamashini gutya ngo bibikwe muri buno buryo bugezweho ariko rero papa yarashinzwe kubika ibyo bintu mu gihe cye yakoze imyaka ingahe kubura kuri Radio Rwanda yahakoze kuva nko muri 65 kugera muri 72 arashaka kunganira tukiri kuri radio hari akantu numva umuntu atareka kuvuga yakoraga kandi nakunze n'ubu kakinkurikirana katumye nabikunda cyane ku cyumweru nyuma ya saa sita habaga ikiganiro cya musique classique 76 muri 76 muri izo za 69 66 niho yakoze kuri radio ageza muri kangahe 72 noneho ku cyumweru nyuma ya saa sita sinzabyibagirwa yashyiragaho ikiganiro cya musique classique bari aba Mozart bari aba Beethoven ba Handel noneho ntago ari ugushyiraho indirimbo gusa ariko yasobanuraga n'amateka nk'iyo symphony nk'igihe bayikoze wenda Mozart yari hari mood imeze gute ibwami ese akavuga ati nka buriya iriya bavuga feu d'artifice ya Handel water music avuga ukuntu bayiririmbiraga njye nabyumvaga ndi umwana ariko kubera ko nabikundaga n'ubu ndacyabikunda ntiwakibuka ngo abantu kamelodi kahe kiyo water ni nyinshi nini cyane kugira ngo abantu bumve ibyo ari byo water music kashyiremo wenda ako bashobora kuba bazi karuga ta 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 tararata ta 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 tararata ta 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 tararata ta 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 tararata ta 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 tararala ariko namwe nuko urumva namwe nuko oya ku muziki namwe nuko natwe twaramuriye nyine mwaramumizi urumva nk'iyo akayisobanura ugahita ubona ukuntu mu Bwongereza ibwami bafataga nk'umwami cyangwa umwamikazi bakamucanira za feu d'artifice noneho banacuranga n'indirimbo ubundi bakamunyoza kuri wa mugezi uzamuka Londres ugira gute Tamize harya sindagira Nyabarongo na Nyabugogo akavuga ukuntu bagendaga bayiri mbese akavuga indirimbo noneho ukayikundira amateka noneho rero bakayishyiraho ubwo bari kutwumva bumva nka Kanyabarongo ko mu Bwongereza nka Nyabarongo yo mu Bwongereza ariko inyuraho umwami bagenda bamuririmbira gasa neza ko urumva rero akavuga yajya kuvuga akavuga nka Beethoven wenda nko symphony ya 9 ukuntu yayihimbye yaramaze gupfa amatwi urumva we yari yarapfuye amatwi ntiyumvaga ariko akandika umuziki akawumva atawumva live wumva mu mutima kandi akawandika kandi akawuha abantu bakawuriri mbese akabivuga ibintu nk'amateka nkayo ngewe narayamukundira umugabo uko yakundaga umuziki nuvuga ko umuziki uri mu maraso mu by'ukuri mama y'Imana wari mu maraso avuye rero kuri Radio Rwanda turacyakomeje ubu yari hari aho iyo myaka yari yagashatse iyo myaka yari yarashatse muri za 46 mbiryo ndimo nanjye maze bamwe abo yabyaye bari kumva radio twariho tukabikurikira ndibuka nyuma ya saa ku cyumweru nagombaga kujya kuri radio nta wundi mwana wayejyagaho
ariko ngewe nayijyagaho ikiganiro kikarinda kirangira ahubwo be twari tuvuze ukuntu nyine umuziki yarawufite kuva kera ndumva ibyo ari byo byose kuvuga inkomoko y'iyo nganzo turabihara maseri yabivuga rwose yabivuga akabitubwira tutarajya muri ibyo byose ariko ukuntu iyo nganzo yabaye noneho twinjire n'akazi yagiye akora tugomba kugenda tubyumva tukamenya yapfuye ubundi atuye hehe. Nyamasheke yaguye mu kiliziya rwose. Ni Nyamasheke i Kigali ariko nawe yarahatuye hanyuma ariko mbere yo kuza gukora muri radio yari umwarimu yarigishije yigisha muri primaire yigisha no muri secondaire Nyamasheke iwabo rwose na nyuma anavuye inaha avuye muri Radio Rwanda ubwo n'umukecuru we yaramaze gupfa noneho biba ngombwa ko ajya ku isoko kugira ngo agume mbese mu rugo agume ku isambu agume mbese muri gakondo y'ababyeyi be ubwo naho yarakomeje arigisha yari umuprofeseri muri secondaire mu ishuri ryaho ry'abahungu ryitwa Saint-Cyprien muri Saint-Cyprien ubu yitwa Saint Joseph yitwa Saint Joseph yigishaga cyane ibintu bijyanye n'amateka indimi na muzika ibintu ngibyo kugira ngo akazi yakoze tukihutishe ubwo tuvuze kwigisha kuba umunyamakuru itangazamakuru kuri Radio Rwanda ikindi nyuma yaho havuye yakoze iki avuye he kuri Radio Rwanda avuye kuri Radio Rwanda yasubiye nyine i Nyamasheke akomeza kwigisha muri secondaire kuva kuri Radio Rwanda bwari ubushake bwe kugira ngo nyine ajye ku isambu kuri gakondo y'ababyeyi be kubera ko nta bari bagihari akora iki yivanye ku kazi yagiye kwigisha yongera kwigisha nanone yasubiye kwigisha bigera ryari yigisha nyuma yo kwigisha kugeza fashe pension yari umwarimu w'amashuri yisumbuye kugeza apfuye yari umwarimu yagiye muri pension bamwishe ari umusaza uri muri pension ibere muri pension rwose ndakeka ubwo arafite imyaka myinshi nubwo ntakuyemo neza igihe yavukiye urumva yarafite imyaka yari myinshi rwose cyane yapfuye afite 70 kugira ngo tutarambira abantu turajya ducishamo indirimbo hari indirimbo yitwa Nyagasani nasingizwe ibisingizo byose nibiharirwe Nyagasani ibisingizo byose biharirwe Nyagasani ntabwo ari ko ari zo nahawe bambwira ko ari ize ubwo wayiguhaye simbiza ariko jewe ntacyo ariko yishyireho ndayishyireho nayo ni bagabo muri Galileya bagabo bo yo ni iyi tugomba gushyiraho indirimbo z'uyu munsi n'uwe ubwo tuwe hamvare nyiririya nawe tuzamugeraho nawe bagabo mu Galileya iyo yaririmbwe na korali ya Nyamasheke ese ntajwi rye aririmba dufite ntaryo ni nk'aba Rugamba Cyprien ntabwo yari umusoliste we yaririmbanaga n'amakorali yakundaga groupe ariko hari indirimbo iri ya Radio Rwanda hari aho nyuzamo ngiye nkamwumva hari ukuntu yaririmbaga gasa n'usigaye inyuma aho gato kugenda mwumvamo ariko ntikicuranga hari umuntu wisunyandikira ngo indirimbo ikunda kuvuga ngo twariye kuzajya mu ijuru nayo niyi nayo iriya barimba mu gihe cy'ibyago yego twaremewe kuzajya mu ijuru niho twese tuzishima iteka twaremewe kuzajya mu ijuru niho twese tuzishima iteka nasi n'indirimbo ko
nyizo kundi cyangwa nuko abantu wenda bahindura umirimbire iyo niyo version kuzajya mu ijuru niho ntabwo ari yo muri katolike baririmba indirimbo kwinshi bakagira amanota atandukanye reka twumve iyi ngiyi bagabo mugarire niyo kuri Ascension yego turi kuvuga amateka y'umuhanzi Solve Iyamuremye waririmbye indirimbo nyinshi dukoresha mu kiliziya indirimbo z'ubuzima busanzwe nazo baraza kuzitubwira niyi nayo niye yitwa Nyagasani Imana yacu abana famille les jeunes musiciens nibo bayiririmbye kubona abana bakiri bato baririmba indirimbo nka gutya nanone ubona bigushimishije cyane kubona abana bakiri bato urubyiruko ruri kuririmba indirimbo y'Imana ubona ari byiza rwose sibyo mubye cyane banejeje abo bana pe n'abasore basa nabibereye muri salo baririmba indirimbo ya Solve Iyamuremye umva amajwi y'abana bawe bagutakira bifuza kubakiza bose amasengesho yabo yumva Nyagasani hari umuntu dukorana yitwa Sereveriane Mutuyimana ati ya ndirimbo wowe waririmbye we nganje ni ya Seri Kamana Fabronia iyo ni iyihe yandi twaremewe ngo ntamwe uyu muntu nzamukora kugira ngo tuvuge amateka ye nawe sinzi niba ariho uwo muntu wenda yamenya aho wamubona azadufasha uwo muntu yakomeze iyi ndirimbo hariya muri kuririmba namwe indirimbo turirimbye rero ni indirimbo ifite amateka y'umwihariko ni indirimbo papa yari ari ahantu bibereye ahantu baganira abantu bari gusangira akantu noneho nkuko twaba twicaye hano hariya hanze hari umuntu w'umusazi umuntu ufite ubumuga bwo mu burwayi mu mutwe icyo gihe ari n'umusazi niko twavugaga cyari icyo gihe yari afite uburwayi bwo mu mutwe noneho agatangira kujya uzi ko umuntu urwaye mu mutwe ashobora kuririmba ibintu utazi avuga ibintu biterekeranye bitazi iki ariko hakaba harimo akantu k'akaziki ukuntu umusaza agira gutya abwira abantu bose ati ni muceceke abo bari kuganira ati ni muceceke ndi kumva ikintu aragenda arasohoka afata umusekreteri we witwa Inosa wenda yaba ari no kutwumva aracyariho aririmba muri iyi ashobora kuba wenda ari no kumva kuko nabararitse baragenda bajya hanze uwo murwayi nyine ari kuvuga ahita abwira Innocent ati Inosa ati vuba ncira imirongo vuba Chimirongo vuba nandike ari ubwira uwo muhungu ngo na Chimirongo vuba yanditambitse iyo y'umuziki ahita yandika iyo melody nayo magambo ibyo umusazi arimo kuririmba ibyo umusazi yego undi akabyandika mu manota yego iyo ndirimbo bari kwivugira ngo Nyagasani akabyumvamo amanota aravuga ati uyu ibyo ari byo byose umusazi yarasenga yavugaga ati Nyagasani ujye wumva ko dusenga akantu ko gusenga kari karimo muri iyo ndirimbo kuwo murwayi wo mu mutwe arandika amanota noneho ubwo amucira inuza yahita yandika vuba ayo manota ubwo ageze mu rugo akuramo indirimbo yuzuye noneho ariyo iyo ngiyo tumaze iyi ngiyo twe turimo kumva y'abantu iyo ngiyo yavuye ku murwayi wo mu mutwe Mana yanjye ni uraza kuyisubizamo umunsi ko hari nyinshi ubagira ngo tutahe ikiganiro kirangiye tutumvise indirimbo za Solve Iyamuremye n'ubundi ntabwo twazumva nyinshi ntabwo twazumva zose nyinshi reka tubaze wenda na Marcel tumubaze uyu Solve Iyamuremye
iyi nganzo imeze gutya umuntu ashobora kwibaza ngo uyu muntu ayikura hehe Marcel wadufasha ukatubwira aho iyi nganzo ikomoka y'uyu muhanzi uyu mubyeyi wacu burya inganzo iravukanwa ahubwo ikarerwa umukecuru we yambwiye ko bakigera Nyamasheke amazu babayemo ariyo yaje guhinduka amashuri y'abigishwa bakiva imibirizi bavuye Ishangi bagarutse Nyamasheke niyo bongeye gucumbikamo kugira ngo babone uko bubaka yabo ariko ngo papa afite imyaka hagati y'7 n'9 yarazi kuririmbira inka yarazi kubiririmba mu mazina yazo mbese ukabona ari umwana wifitemo icyo bagomba kurera Abrisa hanyine ariko noneho ngo byanageraga ku mugoroba kuko bari batuye mu gikari cy'abapadiri kakenyabya kakajya kwa padiri mukuru wari uhari w'umudage witwaga Hofskort niba ariko babivuga simbizi oya nta kibazo kugira ngo uwo mupadiri ashimishe umwana waje amusanga kuko yari umuhanzi nawe w'umuririmbyi kandi w'umucuranzi akamushyira ku bibero bye akamupedarira kuko atagezaga amaguru hasi kuri pedari sinzi uko nakwita pedari kugira ngo amushimishe noneho Solve agacurangira utuntu tw'abana tumushimishije ariko mu gucuranga utwo tuntu ndibwira ko ariho urukundo rw'ubuhanzi bwe bwagendaga bukura kuba rero yari afite na nyina wakundaga kuririmba numva ariyo nkomoko y'inganzo ye ageze mu seminari yagiye afite imyaka 12 nyuma y'umwaka umwe yasohora indirimbo ya mbere mu majwi 4 yese vole oma priere ubwo yambwiye ko yayihimbye ari ku munsi w'isakaramento nyuma yaho yaje gukurikizaho iriya tunique vanité ariko kuko ariyo yamenyekanye cyane kandi amenyekana mbere bakibwira ko ariyo yahimbye mbere ubwo rero mu seminari yagize abamufashije yajyaga atubwira umuntu witwa Padiri Sebakiga na Padiri Byusa Eustache Byusa mu seminari hasigaye imyaka 2 ngo abe umudiyakoni murumuna we nibwo yapfuye se yari yarapfuye mbere ubwo rero bahita bamubwira bati kuko uri ikinege droit canon ntiyemerera abana b'ikinege kuba abapadiri cyangwa kwiyegurira Imana arataha ajya kureba umukecuru wari usigaye wenyine ariko ataha atabishakaga ni nkuko namwe mwabivuze noneho ino ndirimbo atugiye reka tuyumve hari abantu mbona bayiririmbye batandukanye reka twumve iyi ngiyi ni korali Nyamasheke okay ariko wenda ntihabuze n'abandi baba barayirimbye ariko shyiraho ifi yego l'encens parfumé qui s'élève au sanctuaire devant le bien-aimé. Oh toi, mon bien suprême, que aimable dont Jésus, fais qu'ici-bas je t'aime toujours de plus en plus,
Et je t'aime mon bien suprême, toujours de plus en plus. indirimbo niyo ya mbere ya Solve Iyamuremye. Ese buri ya nyuma ntabwo twahita tuyivuga nayo mwamuyibuka indirimbo. Ya nyuma niyo twaremewe kuzajya mu ijuru. Niyo se niyo ya yindi se. Niyo urabizi neza. Vuga uri kuri mikoro. Vuga uri kuri mikoro neza. Nahoze ntekereza urumva erega ubungubu abari nk'amateka turimo natwe gushakisha ngo twibukiranye. Niba namwe ahubwo n'ababa batwumva baririmbanye nawe nk'abantu bo muri korali ya Nyamasheke baramutse batwumva kuko niwe bahirukanaga. Niwe bahirukanaga iyo yaherukaga kubigisha hari nizo hari yasize yanditse yari atarabigisha ahubwo yayindi roho z'intungane. Roho z'intungane se roho z'intungane ni ya kera y'abatagatifu bose ni ya kera roho z'intungane ivuga gute? Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana. Ishobora kuba wanayibona ariko iyo yaboneka roho z'intungane ishobora kuboneka yaboneka ariko ubwo ngubwo wenda iyo ni kera niyo kubatagatifu indirimbo iri mu misa y'abatagatifu bose yakoze kera cyane ariko yitwaremewe kuzajya mu ijuru wenda b'inyamasheke banyumva bashobora kunkosora ntabwo yari yayirangije yapfuye itararangira neza amanota yose atarashiramo barayimurangirije urumva barayimurangirije bari bataranayiririmba no munsi numwe urumva abo rero nibo bafite ahubwo amakuru bashoboye bahamagara bakatubwira ariko ibyo ari byo byose hari aho yabyumvise ayo makuru barambwiye Ave Maria niyo yasize atarangije Ave Maria inihe Ave Maria gratia plena Ave Maria niyo atarangije nibyo koko ya nibyo arakoze umuvandimwe wacu murumuna wanjye ubimbwiye utabashije kuza niwe nyibukije arakoze abyumva ayiyo ni yaryari iyihe iyo ni iyihe tubabarire Nyagasani nayo niyo muri hafi ya jenoside ijya kuba yego ni muri za 90 ni nyuma ya 90
ni muri za 90 birarenga za 90 ni nyuma yaho ubundi Solve Iyamuremye burya afite nk'indirimbo zingahe muki na umubare ntabwo tuwuzi twawumenya hari nizo tugenda tumenya ubu hari nizo tutamenye nose nk'izo yahimbye ari mu seminari kuko nk'iyo yahimbye bwa mbere niyakurikiyeho hari n'izindi tutazi ariko rero nizo dufite umubare ntabwo twaba tuwuzi neza pe ni nyinshi cyane umuntu aramutse avuze ko Solve Iyamuremye ari igishyitsi cy'umuziki muri Katolika ntabwo yabibeshye ntabwo yaba yibeshye rwose n'abaduteza amatwi babivugwa wenda uko babyumva ariko mu by'ukuri urebe nk'amakorari makuru nka korari de Kigali ni ziririmbe nyinshi yazirimba nyinshi niwe wayihimbye korari de Kigali korari de Kigali niwe wayihimbye we n'abantu bakeya nk'abantu batatu bashinganye korari ya Kigali aho yageraga hose yashinga wa Peacemaker abasaza nk'abo ngabo bari nkabangahe nibo bashyizeho rwose korari de Kigali nibo bayitangiye muri 66 niho ese indirimbo zo mu buzima busanzwe nazo zirahari nazo zirahari twejeje Imana irahari ntayo mwampaye urayifite muri zazi no mpayinona twejeje Imana niyo muzo wabonye mbere mu kanya niyo ya mbere reka twumve ko hari iyo turumva wenda dukoreshe ikoranabuhanga ishobora kutagira volume ihagije kubera uburyo tugiye kwicurangamo twejeje Imana ntiyamenyekanye cyane ko yo ntiyigeze ijya no kuri radio Rwanda sinzi niba barayiririmbiye ni y'ubuzima busanzwe avuga ko twejeje Imana nyine mu Rwanda rufite umugisha reka twumve ko biravuga ko yanze reka twumve iyi niyo ni twejeje Imana reka twumveho wenda ishobora kuba itavuze nka volume hanze wenda sinzi niba bari kutwumva neza bari kuyumva neza buri abayumvaga twejeje Imana sinzi ko yumvikanaga sanzu Rwanda hariho n'indi nanone mu zo wampaye iyi ni iyihe nyaguzu twambari ifuri dukwiye nayo ni ubuzima busanzwe yayirimbiye bigira umwami yayirimbiye bigira umwami yayirimbiye Musenyeri bigira umwami yagize yubiri nizere ko hanze muri kutwumva muri kumva ino ndirimbo iyo nayo rero hano rero hari umuntu utwandikiye iriya ndirimbo bagabo bo mu Galileya ngo papa yayihimbye ayigisha abanyeshuri baba ari bo bayiririmba uwo muni uri kuvuga ngo nitwe twayiririmbye bwa mbere mu Kiliziya Nyamasheke kuri Asansiyo yo mu 1979 uwo ni umunyeshuri wigagayo ubwo bayiririmbye bwa mbere mani mu mugisha rwose gutanga ubutumwa yavuze ati ni nkurikije ukuntu nkunda ikiganiro Nyiringanzo uburyo yisigasira amateka abahanzi yandirimbo muvuze ngo ni ya Seri Kamana Febroni sinayumvise ariko twayivuze nitwaremewe kuzajya mu ijuru niho twese tunzishimiteka iyo ni yo Febroni ariko ati sinayumvise neza ngo mbabwire gusa nimero ya Seri Kamana Febronia ndayiguhaye amadata ati ni mubabikira rwose yewewe Oblate di Saint-Esprit
ati indirimbo zose twazumvaga neza rwose. Nitwa Sandra abumvira Uganda. Uganda n'abantu baratwumva, Burundi baratwumva, Uganda baratwumva, ni ngombwa bravo ni radio ekoko reba hari imirongo yose twumvikaniraho bituma bigera mu gihugu hose bari ngombwa. Uraje rwose bravo. Turacyakomeza n'ikiganiro ku mateka ya Solve Iyamuremye. Reka tugere nanone ku bindi bitandukanye. Solve Iyamuremye hari amarushanwa y'abaritabiriye, hari ibintu nk'ibyo abaritabiriye. Sera aradufasha se turagira ngo udufashe kuri iki kintu nacyo turashaka nacyo kugira ngo tubwire amarushanwa mu bihe bye y'abaritabiriye. amarushanwa yagiyemo ntabwo nibuka umwaka, ariko ni mbere ya 82. Ni kera habaye umwaka w'abana, umwaka w'umwana ajya mu irushanwa. Ni naryo ryarinde Munyeri yavuze yajyanyemo na Karoli Mudahinyuka. Icyo gihe yaririmbye indirimbo yitwa Uburere buruta ubuvuke. Bamuhembye amafaranga 25,000 kandi by'icyo gihe byari byinshi cyane. Hari undi mwaka bagiyemo nanone mu marushanwa baririmba ku mikino nyarwanda. Icyo gihe byagombaga kuba no mu Gifaransa au niveau y'Afurika, ku buhinzi bwa Afurika n'imikino. Icyo gihe yaririmbye indirimbo yitwa Chantons l'Afrique. Aribwo bavuze baturiya musaza azavugisha n'ibiragi, kuba navugisha bari abantu b'Inyamasheke Igifaransa aho umuzungu yicaye akacyumva. Nabwo bamuhembye ibaro y'imyenda. Ntabwo yageze mu rugo, ariko bahise bayiha abana babo baririmbye birarangira. Nta yandi marushanwa nzi yaba yaragiyemo, ariko byenda ashobora no kuba hari. Ubwo naringiye kujya noneho ku cya 7 tubwire rwose akazi yakoze ahantu. Ubwa mbere amaze gushyingirwa, umwami yaramuhamagaye Nyanza ngo aze gushyira intwatwa ku manota. Indirimbo z'intwatwa ajyayo, ariko ntabwo ari icyo cyonyine yari gukora, ahubwo ngo yakoze mu rukiko rw'umwami. Ahavuye yagiye gukora i Bukavu mu isosiyete ngo yitwaga Centre Africa, naho aha abasekreteri. Ahava muri 49 aza kwigisha i Nyamasheke. Icyo gihe primaire yarangiriraga mu mwaka wa 5, hakabaho umwaka 6e preparatoire bagira ngo bajye muri manite. Icyo rero niyo iyo 6e niyo yigishije. Birangiye ubwo ngubwo yahamaze imyaka itari mikeya. Muri 59 nibwo yagiye, ndabivugana n'amakorari yabayemo. Ubwo avuye i Nyamasheke yageze Imbirizi ahashinga korari. Korari abana nayo arayimenyereza, imaze gufata amateka arongera aramwohereza ajya Bukavu. Ageze Bukavu kuri katedrali ahashinga korari. Iyo korari na n'ubu iracyariho, niho yamenyaniye na nuriya musaza Nikora Nsengiyumva. Arahaba, amateka ye yabaye maremare, arongera arahunguka muri 65. Aje ageze hano i Kigali ajya gukora kuri Radio Rwanda. Ntabwo yari kwihanganira kubaho ataririmba, kuko yashingaga amakorari ye kugira ngo ibihangano bye bibone aho bizasohokera.
ari kumwe n'abandi bantu batarenze 7 rwose bashinga korali do Kigali yaririmbiraga muri Sainte Famille. Uko niko yabayo. Noneho iza kuzamuka nyine iza kuri Saint Michel, ibihe biragenda. Noneho muri 71 umukecuru we yitaba Imana. Ko rero yagombaga gusubira ku isambu. Aragenda ageze i Nyamasheke, yakoze yigishije muri école secondaire y'Abadahinyuka, hanyuma ahashinga na korali do Kigali ari nayo iriho n'uyu munsi iracyakora. Ni Nyamasheke. Ubwo rero nta ma orchestre yagiyemo, ahubwo yaririmbaga mu makorali. Ariko ni korali Nyamasheke ubwo. Ndumva icyo ngicyo ari icyo mbiziho nta kindi. Ni tuba dukeneye urumva abakoze cyane. Ariko iminota yo irimo gukomeza yihuta, ariko ntibiratuza gukomeza kumva zimwe mu ndirimbo za Solve Yamuremye. Harya indi ndirimbo twashaka kumva ni iyihe? Hari Inyange Yera. Inyange Yera yayihimbye muri 45 ra. Inyange Yera de banza ari yo muri 45. Ntago suyizi be Inyange Yera de Imana ashobora kuba atayizi. Ko hari aho bihora niyabyusa. Inyange Yera de aya nibyusa. Sinzi undi muntu ufite Inyange Yera de. Ariko iyo yo muri 45 Dori Inyange Yera de simuzi. Ntabwo ari iyo. Nagiye mbikurikira mu biganiro twagize kuko byabaye byinshi. Urumva nakoze ikiganiro na Faustin Padiri Nyombayire, nkora ikiganiro n'umuryango wa Padiri Byusa ndetse n'abandi batandukanye. Urumva umuntu abarumvise byinshi, noneho bikaba byinshi ukabura byibagiwe, ukabura bivangavanze, ariko ntacyo ubufite aho bibitse. Mba mfite mu moyo nshatse ndagenda nk'uyumvira kabivanga. Uzindini mbona numvise iyi ariko maze nkuremo kano kantu kanje. Ariko korali Nyamasheke urabona ni umuhanzi wabo, ni se rwose baba Veni de Liban. Nayo ni Iyamuremye. Mana yanjye ikora Nyamasheke no yarayiririmbye. Noneho hari iyindi, noneho ndabona none n'abazungu. Hari abazungu baririmbye indirimbo. Izuba chorus performance Iyamuremye Solve Nyagasani Imana yacu. N'abazungu reka twumveho. None umuzungu iyo ni ya yindi nyine yaturutse ku muntu wirwariye mu mutwe. Ni ya yindi n'ubundi. Niki ndagira ngo turi kugenda dusatira umusozo. Niki nanone twaba twibagiwe kuvuga kuri Solve Yamuremye. Ntabwo twamuvuga ngo turangize amateka. Tuve mu nganzo tujye no mu bumuntu bwe. Noneho ibyo yari mu kibese, yari umuntu Mana yanjye, yari umuntu uciye bugufi cyo kora cyane cyane, umuntu ufata abantu bose kimwe, umuntu wabyaraga mu batisimu abantu bose banzwe, umuntu bangaga kumubyara mu batisimu ati mu bakamwanga kubera iki? Kubera ko wenda afite uburwayi cyane umwe w'umutindi batazansaba
oya si nibyo nyine baramwanga abantu banzwe bose yababyaraga mu batisimu hari umwe rero wigeze kumbangamira cyane muri abo bantu yatoraga hirya no hino ubo yabyaye yigeze kumbuza kujyana Minervare ku ishuri yamuhaye noneho yaraje nyine yari umuntu ufite nawe ubona afite akabazo nko mu mutwe urwaye imidido babantu baba badakaraba mbega ubona batagira naho baba nawe wanena uramutse ufite umutima wo kwisi banze kumubyara aramubyara ahita amugira umwana we noneho umunsi umwe amashuri atangiye araza amuha amafaranga ngiye kujya ku ishuri arayabura yo kumpa yayahaye uwo muntu se umurebye byari ibintu bibabaje cyane yari umuntu rwose ubona uteye agahinda noneho ngenda aravuga ati none se ati uranga kumpa amafaranga ukayaha komisiyo bamwitaga komiseri niryo bari baramuhimbye ubundi yitwaga Kanazi abantu b'inyamasheke bari kudukurikira baramuzi noneho ndagenda daravuga ndavuga se muhaye amafaranga ngewe ndabigezane ngo none se mwese ntimuri abana banjye ngo genda zayakoherereza ngenda ntajyanye amafaranga y'ishuri uwo muntu mvura namwanze nawe uwo muntu naramubanga yari uwo muntu ubana n'abantu nk'abo akaba mbese yari yewe umuntu wakoze ibintu nk'ibyo tureberaho n'umwe muri Bibiliya ariko ndi nawe yagerageje kumwigana byanze bikunze yego jewe rero tuvuga ku nganzo turi mu kiganiro nyiringanzo urabona indirimbo za Solve yamuremye n'abandi bahanzi ba kera reka mvuge ngo ba kera wumva ibihangano byose byabo ari byiza utavuga ngo iki kiruti byose ukumva ni byiza rero uyu munsi niho natekereje ndavuga ariko ko muri iki gihe abahanzi ujya kumva wenda nka volume ya mbere ni nziza ikoze bya bintu bisigaye bita guhitinga igahitinga cyane kandi koko wumva ari na nziza ifite uburyohe ikoze neza noneho kubera rero n'iki kintu cyo gushakashaka komeza noneho birimo n'amafaranga ukumva biragenda bitakaza umwimerere bitakaza uburyohe kubera ko babikora vuba birukanka kugira ngo babishyire kuri YouTube bizana amafaranga ubwo rero ntekereza kuri muzehe navuze ntiwe sinzi niyo yari kuba ari muri kino gihe ko yari kuba icyagamije cyane wenda ari YouTube uwe yari kuba n'ubundi akigamije uburyohe bw'ikintu ubutumwa buzima mbese bufite buremereye aho kugira ngo ashakishe amafaranga hari umuntu wigeze kunyandikira kare nyine kuko twabibwiye abantu aravuga ngo ubu ngubu sengwa indirimbo se koko zenga ubu ngubu ngo ntibazicuruza ndamubwira ntibazicuruze ntamwe rwose hari icyo se bitwaye ntibashaka bazi urumva uwe ntabwo yari bene wa muntu wavuga ngo arashaka ngo ibihangano bye bikunde bizana amafaranga we yumvaga ashaka kugeza ubutumwa ku bantu kandi rwose bahanzi ba nyiringanzo bo muri kino gihe ni mushakashake kugira ibintu biryoheye abantu kandi bizaramba biryohe mutavuga atari ukuvuga ngo bizana amafaranga kuri YouTube ama views n'amarayike n'amashyakindi na subscribe ibintu nk'ibyo zabaye hatari ziraba kamurira inganzo ese Fabrice koko nk'umuntu w'iki gihe ntiyagira ikintu atubwira utagenda Brice na Brice ubu muri iki gihe muratwika ubu ubona ko kiba kigamijwe cyane koko ari uko kubona inyungu ivuye mu byo wakoze gutwika biruta byose ibyo byose ariko ubona ko nk'ibyo mama yaravuze we niyo wumvisha indirimbo nk'ubu twumvisha indirimbo ya mbere na mbere yanditse uyumvise wumva iraryoshye ku kigero nk'iya nyuma yanditse ukumva ko yari mu kinyarwanda sinzi ko nabivuga ariko yari consistent
yagumaga afite source isoko yabivanagaho yari imwe kandi ntiyayivagaho ku bw'izo mpamvu zitandukanye we yumvaga icyo afite agomba kugitanga uko nguko nukuvuga ngo bwari nk'ubuhanuzi n'umuhamagaro babaga bafite. Hari igihe wenda nigize kubivuga, hari igihe kizagera mu Rwanda tukagira abasaza b'ibigoryi kizagira. None se niba burya uko umuntu uko abyirutse niko asaza, n'ubu uri kuvuga ibintu bimeze gutyo, ubwo nindi gusaba Bonaventure kugira ngo twongeze iminota 10 kugira ngo turangize ikiganiro cyacu, twubahe nuno mubyeyi. Noneho akandara bitwemerera umutekinisi wacu arakoze cyane koko. Niba uko umuntu abyirutse niko asaza, ntabwo ibintu umuntu hari igihe umuntu akora ibintu cyangwa akavuga ibintu ukibaza mu busaza bwe bizahinduka se, azabikura. Nta wiga ikinyabupfura amaze gukura, ni nk'imibare wa mugani ko bajya bavuga bati ikinyabupfura nk'imibare ntawo byiga ashaje. Urumva nukuvuga tuzabagira abasaza bibi, umusaza b'ibigoryi pe. Oya, hari n'abahanzi bagahanga ibintu bitagira umumaro, ibintu bitazibukwa, ibintu abantu batazigera bicara nka gutya. Umuntu amaze imyaka nka 40 ingahe yarapfuye, ibintu bye ntihakagira umuntu n'umwe uzaba akibiha agaciro. Rero rwose abumva ba nyiringanzo mugerageze kuzibungabunga, muzazirage abantu mu gihe kizaza, namwe bajye babibuka kandi babibuka mu bintu by'umumaro. Hari ubutumwa ntitwabusoma rwose, kadusoma ubutumwa bumwe na bumwe bwatwandikiye kuri WhatsApp ya KT Radio ni 0788 333 0100 0788 0100. Ati yavuga ko yandirimbo twayumvaga ati Beni izo ndirimbo ziryohera amatwi rwose, usibye n'ubuhanga budasanzwe abahanzi bo hambere bari bafite uburyo bamenya ubukevuzi, uburyo bamenya. Ati mwiriwe nitwe Eric na Belgique, turabumva rwose muri mu Bubiligi barimo kutwumva neza kandi dukunda Nyiringanzo. Abantu bari mu Bubiligi barimo kutwumva bakunda Nyiringanzo cyane. Ati Beni ati Kate turabakunda cyane Irurindo. Okay kagomwe. Ati Beni rero andi ubutumwa bwinshi bwaje. Beni uyu nguyu Solve niwe Solve yamuremye amaye ifoto, aguhaye ifoto, amaye ifoto. Beni n'uyu nguyu Solve yamuremye amaye ifoto. Musaza ntabwo ari ha ubwo n'ubu reka turebe reka Brisa za leta tubwira umusaza ntabwo ari we Solve se uniwe niwe uri kunanga. Niwe rwose nzaga foto kahana gakuye rwose. Iyi nziza. Ubwo muje kureba rero reka turebe. Mugiye muri bo kureba reka tube twumva. Uhoraho aduhora hafi, umugisha we utubeshaho, twebwe umuryango yiremeye. Indirimbo ni nziza cyane. Ira foto rero ngo musanze ari we, niwe rwose niwe. Ati mwiriwe, ahubwo umuntu arakoze kuduha iyo foto. Iyi foto ndayimusabye kugira ngo ayime kuri phone yanjye maze namwe nyibahe. Mwiriwe, uwo musaza rwose yatanze umusaza ukomeye cyane ku gihugu no kuri kiliziya by'umwihariko. Ati abo bahanzi ba kera pe niko yavuze. Ati ndwa Ferdina, ati turabakurikiye cyane mu Birambo, dukunda cyane Nyiringanzo. Ngewe nitwa Charles Rwanga w'inyamasheke. Uwo musaza yagiraga indirimbo nziza nyinshi, muze ko dusigeramo yo yaririmbiye Radio Rwanda yaje gusura mu Kinyaga icyashize ariko mine Kirambo gatete na iyo ndirimbo murayizi ni yari iyo yaririmbiye Radio Rwanda murayizi. Radio Rwanda, radio nziza. Yo niye yaje kudusura niwe wayiririmbiye Kinyaga ireba uwo mutako w'u Rwanda. Ikebuke irebe Gatare nziza, irebe Kirambo twisimye nerabahizi, irebe Nyamamare Kaga
nkeneye ujitu iyo urumva ngewe nyuza akantu nzi nako ngo radio nziza radio yaje kuko kacaga muri publicity nako narinzi gusa bati uzakora ikiganiro kuri Shari Mudahinyuka ntabwo biranshobokera ariko nacyo ngomba kuzagikora kandi ndabyifuza abapadiri bazamfasha cyangwa abandi no mu muryango we Emmanuel bose benshi hasigaye ya minota nayo irashize baduhaye reka dusoze iki kiganiro ntabwo twakwakira abantu ngo baduhamagare ndabizi ko muri benshi mushaka guhamagara ariko ndabizi ko ibyinshi mwavuga Dr. Manire Jean d'Amour nawe wakoze cyane yavuze nawe yavuze byinshi cyane Kigembe Nyirinkindi baguse bavugaga bashima Nyiringanzo hari Karimba Inyase nawe arimbye indirimbo nyinshi za Kiliziya batuze kuduhaye iyo foto y'umusaza ati mbega yavuze ati muri Nyiringanzo tuzandikeho okay ariko uziko Solve ari watekereje igisa na Nyiringanzo muri 1960 gute niko mbwiye ni cya kiganiro yavugaga cya kiganiro cya musique classique ati mbega ababyeyi icyo nicyo bita kuvuka neza heza ati be yabakunze Dr. Manire yavuze ngo mu 1960 ati Solve ni watekereje ikintu kimeze nka Nyiringanzo ubwo rero nanjye rero ndi mu gisekuru uragera ikirenge urumva rwose ntabwo navuyemo babyeyi beza turabashimiye cyane tubabwira ngo muramuke mwakoze cyane gufata umwanya tukibuka uyu mubyeyi tukamuha umwanya aho ari mu ijuru tukazirikana inganzo ye ibyo yakoze nawe amenya ko atari ubusa muramuke kandi murakoze yewe Ben urakoze cyane yego Imana ibarinde Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka